Karibu kuri wowe uje kuri Senga Ubohoke. Uyu ni umuyoboro ucishwaho ijambo ry'Imana ndetse n'amasengesho by'ukuri kandi by'umwuka. Kuko Yesu yaravuze ngo igihe kirageze cy'uko abasenga basenga mu mwuka no mu kuri, kuko abo ngabo ari bashaka kuba musenga. Tugarutse nanone mu ijambo, arongera avuga ngo amagambo mbabwiye ni wo mwuka, mu mubiri ntacyo umaze. Kandi arongera avuga ngo inyuguti irica ariko umwuka ni utanga ubugingo. Aha rero ni ahantu haca amasengesho asengwa mu mwuka, kandi ni umuyoboro ucishwaho ijambo ry'umwuka. Uhabwe umugisha we waje kumva ijambo ry'umwuka. Imana ikugirire neza. Ukimara kumva rero ijambo ry'umwuka, ukumva rifashe ubugingo bwawe, rikoze mu mwuka wawe, urisangiza abandi n'inshuti zawe bakunda iby'umwuka. Ijambo riravuga ngo ab'umubiri bita ku by'umubiri, ariko ab'umwuka bakita ku by'umwuka. Imana rero ikugire neza ku busanzuzi bita ku by'umwuka. Uhita ukora subscribe nusoza kumva iki kiganiro cyangwa se iri jambo ry'Imana tugiye gucisha hano. Kore subscribe niba utarayikora, kandi niba warayikoze nawe usangiza abandi. Imana ikugirire neza. Inyigisho rero tugiye kwiga ni inyigisho ivuga ku bitotsi by'umwuka, ni ingaruka z'ibitotsi by'umwuka. Reka tubanze dusenge. Mana, tuguhaye icyubahiro ku bwa bene data baje hano kuri Senga Ubohoke. Amashimwe n'icyubahiro n'ikuzo bikugarukire mu ijuru no mu isi. Uri Imana y'umwuka, isengwa mu mwuka ndetse no mu kuri, ndetse wanavuga ukavugira mu mwuka. Umunyabwenge ufite ubwenge bw'umwuka akamenya icyo uvuganye nawe. Aya masaha manura ijambo ryawe, ijambo ry'umwuka rivugana n'umwuka w'umwana w'umuntu wese uje ahangaha. Vugana n'umwana w'umuntu wese, ijambo ry'umwuka rihure n'ubugingo bwe, rihure n'ubuzima bwe, maze ijambo ry'umwuka rizana ubuzima kuri buri wese uje kuri Senga Ubohoke. Imbaraga zawe zihure nawe biciye mu ijambo ry'umwuka. Urakoze kuko uri Imana, mu izina rya Yesu Kristo risumba amazina yose. Vugana natwe, vugana na buri wese, kandi iri jambo urigeze ku bana bawe bose aho bava bakagera, banezezwa n'iby'umwuka kandi bakita ku by'umwuka, ndetse bakeneye kujijuka, bakeneye gusobanukirwa, bafite ubushake bwo kugushaka no kumenya byinshi bihuye n'umugambi wawe, bihuye naho ushaka kuvana umuntu, naho ushaka kumwerekeza. Ni mu izina rya Yesu Kristo uzumva ijambo ryose uwo ari we wese rimukangure, kandi uricemo ukangure benshi cyane abo rizageraho. Ni mu izina rya Yesu dusenze twizeye, amen. Tuje kubabwira ngo tugiye kwiga ku bitotsi by'umwuka. Ibitotsi, ubundi inkomoko y'ibitotsi bitangwa n'Imana ikabiha abo mu isi. Uri mu isi wese wambaye umubiri, uri mu isi wese ugihumeka, ikabirekurira ku muntu wese wo mu isi, kuko umuntu aba yiriwe ku manywa ashugurika ashakisha ubuzima. Ijoro ryagera yajya kuryama ikamuha ibitotsi kugira ngo umubiri we uruhuke. Ubundi ibitotsi ni umugisha. Ariko iyo turebye ibitotsi, Imana ishobora kubikoreramo igakora umurimo wayo, ndetse na Satani abasha gukora umurimo wiwe ku buzima bw'umuntu. Reka twifashishe bimwe mu byanditswe turebe se birashoboka ko Imana ishobora gukorera mu bitotsi. Turaza no kureba niba ko bishoboka ko Satani ashobora gukorera mu bitotsi. Hanyuma
Reka dusome ijambo ry'Imana. Itangiriro 2 ku murongo wa 21, aho tugiye kureba niba koko Imana ishobora gukora igitangaza cyangwa imirimo yayo ikayikora umuntu asinziriye. Hano mu Itangiriro 3 igice cya 2 n'umurongo wa 21 aravuga ngo Uwiteka Imana isinziriza uwo muntu buticura, arasinzira, imukuramo urubavu rumwe ihasubiza inyama. Urwo rubavu Uwiteka Imana yakuye muri uwo muntu iruhindura umugore imushyira uwo muntu. Aha ijambo ritweretse ko Imana yafashe umuntu ari we witwa Adamu ngo imusinziriza buticura. Mu gihe asinziriye atazi kiri kujya imbere, atazi kiri gukorwa, atazi aho ari, Imana muri icyo gihe yamusinzirije buticura, atazi aho ari, atazi kiri kujya imbere, ngo ihita imukuramo iki? Urubavu. Muri uko kumukuramo urubavu direct ngo irarujyana, irukuramo uwundi muntu, iramumuzanira, imwita umugore. Nk'uko dusanzwe tubizi ko bishoboka n'abana b'abantu, abaganga bashobora kugukubita ibitotsi bakagutera ikinya, bakakubaga utumva, bagakora operasiyo, bamara kukudoda baguteye ikinya cyangwa bamaze kugira gute bakongera ugakanguka. Uko niko Imana rero ubwayo mu bwenge bwayo yafashe Adamu imusinziriza ubuticura, ngo imukuramo urubavu, ikora umurimo yifuzaga gukora, isohoza umugambi wayo. Icyo yari yagambiriye n'icyo yari yatekereje igikora umuntu asinziriye. Imaze gukora icyo yagombaga gukora asinziriye, irongera iramugarura. Agarutse asanga hari igikorwa runaka, hari uwundi muntu uri uruhande rwe, atazi uburyo yaremwemo, atazi n'igihe yaremewe. Bigaragara ko Imana ishobora gukora ikintu kidasanzwe ikagikora usinziriye. Ubwayo ariyo yazanye ibitotsi mu buzima bwawe, igakora umurimo wayo ku buzima bwawe, wakanguka ugasanga hari cyakozwe n'Uwiteka. Imana ikugirire neza. Njye kenshi byagiye bimbaho mu buzima bwanjye, nkaryama nsa nk'ubabaye ufite agahinda mu bihe bya kera cyane, nkabyuka ngasanga gahanaguritse mu mutima, umutima urishimye, umutima wuzuye amahoro. Bibaho rero ko ushobora gusinzira ibitotsi by'ubumana, Imana ikazana ibitotsi byayo ikabiguha muri uwo murimo wo wasinzirijwe. Imana igakora ibintu bidasanzwe. Niyo mpamvu ijambo rivuga ngo kurira kwararira umuntu bwacya impundu zikavuga. Ndagusengera kugira ngo Imana ijye iguha ibitotsi ikoreramo umurimo wayo, ikoreramo ibitangaza byayo. Reka rero tugaruke ku bitotsi. Urumva ibyo bitotsi umuntu aba asinziriye ntabwo ari ibye bwite, hari aho biba byakomotse, biba byavuye mu isi y'umwuka ariko bisunitswe n'Imana. Reka rero turebe nanone ibitotsi bishobora kuva cyangwa se bishobora gukorerwamo n'imbaraga z'umwanzi. Ibitotsi bishobora gukorerwamo n'imbaraga z'umwanzi, nabyo umwanzi nawe ndavuga Satani ashobora gukorera mu bitotsi. Noneho mu bitotsi ukabyuka usanga yamaze gukora umurimo yifuzaga gukora cyane rwose. Yesu yaciye umugani w'umubibyi. Igihe kimwe yaciye umugani umubibyi, aravuga ngo nuko abacira undi mugani, aravuga ati ubwami bwo mu ijuru bugereranywa n'umuntu wabibye imbuto nziza mu murima we. Nuko abantu basinziriye, umwanzi araza abiba urukungu mu masaka, aragenda. Nuko amaze kumera no kwera, urukungu narwo ruraboneka.
Abagaragu yarabaza bati, babaza wa mutware bati, mutware, ntiwabibye imbuto nziza mu murima wawe, none urukungu rurimo rwavuye he? Ati, umwanzi niwe wagize atyo. Abagaragu baramubaza bati, noneho urashaka ko tugenda tukarurandura? Nawe ati, oya, ahari ni murarandurana n'amasaka, mureke bikurane byombi, bigeze igihe cyo gusarurwa. Mwisarurwa nzabwira abasaruzi nti, mugende muteranye urukungu, muruhambire imitwaro, rutwikwe, maze amasaka muyahunike mu kigega cyanjye. Aho twasomaga muri Matayo igice cya 13 kuva ku murongo wa 24. Arabasubiza ati, 3 ubiba imbuto nziza n'umwana w'umuntu, umurima n'isi. Imbuto nziza n'abana b'ubwami, urukungu n'abana b'umubi. Umwanzi wari ubibye n'umwanzi, isarura n'imperuka y'isi, abasaruzi n'abamarayika. Nk'uko urukungu rurandurwa rugatwikwa, niko bizaba ku mperuka y'isi. Umwana w'umuntu azatuma abamarayika be bateranye ibintu bigusha byose n'inkozi z'ibibi, babikure mu bwami bwe. Wumvise iby'iri jambo? Hano tubonye umugani, ariko Yesu yagereranyije n'ubwami bwo mu ijuru. Abugereranya n'umuntu wabibye imbuto nziza mu murima we, ariko abantu basinziriye. Umwanzi nawe araza abiba iki? Abiba urukungu mu masaka, aragenda. Reka nkubwire, wumvise ko ibi ngibi byakozwe n'umwanzi abantu basinziriye? Yacunze abantu basinziriye bashyizweyo. Wari wabibye, yari yabibye imbuto nziza mu murima we, arigendera. Amaze kugenda, umwanzi nawe abonye ko abantu basinziriye, araza agira gute? Abiba imbuto ziwe nawe mu murima cyangwa mu buzima bw'umuntu. Ibitotsi by'umwuka iyo wabihawe, Satani ashobora kubuza akabiba imbuto ziwe mu mubiri wawe. Ashobora kuza akabiba kanseri mu mubiri wawe igihe wasinzirijwe mu mwuka. Nimvuga gusinzirizwa mu mwuka rero, biri mu byiciro bibiri. Hari icyiciro cya mbere cy'ibitotsi bisanzwe, umuntu ashobora gusinzira mu mubiri, kwa kundi umubiri w'umuntu uba wasinziriye. Noneho cyagiye wa mubiri w'umuntu uba wasinziriye, umuntu aruhutse. Imana ishobora guteza ibitotsi byo gusinzira gutyo, igira ngo ikore umurimo wayo ku buzima bwawe, cyangwa igira ngo iguhe umugisha wo kuruhuka, uryame ugubwe neza. Ariko Satani ashobora kwinjirira mu bitotsi nanone muri ubwo buryo, akabiba bimwe mu mubiri wawe, ukabyuka ugasanga umubiri ufite ibibazo. Waryamye uri muzima, ubyutse usanga umubiri ufite ibibazo. Waryamye uri muzima, ubyutse wumva umeze nk'uwavunaguritse. Ubyutse wumva umeze nk'uwaraye gukora. Ubyutse wumva umeze nk'umuntu baraye bakubita. Ibyo ni ibitotsi umwanzi aba yagufatiriyemo, agakora akazi ke. Kenshi na kenshi ni abarozi baba baje bagatwara uwo muntu, bakarara bamukoreraho itekinika, bamuroga, bamwangiza. Umwanzi rero muri kamere nawe wumvise ko mu ijambo bivuze ngo yaraje abiba iki? Urukungu, aragenda, ntabwo yagumyeho. Niba wumvise neza ibyo twasomye, ngo nuko abantu basinziriye, umwanzi araza abiba urukungu mu masaka, aragenda. Kuko imbuto aho uyiteye ntibisaba kugira ngo uyihagarareho, uyihagarikire. Oya, igihe iyo kigeze ya mbuto imaze kubura, iramera. Satani nawe arabizi ngo imbuto iyo amaze gutera imbuto muri wowe, arigendera. Shobora kuguteramo imico mibi,
shobora kuguteramo ingeso mbi. Dore inkomoko ya ba bantu muba mubona kera ba ngeso nziza, igihe kikagera ukabona bagize ingeso mbi. Dore ba bantu mubona barabayeho nta biyobyabwenge bakoresha, ugasanga igihe kikagera ugasanga umuntu yarangiritse mu biyobyabwenge. Dore ya nkomoko ya wa muntu ubona ari umuntu ufite imico myiza, igihe kikagera ugasanga yagize imico mibi, yabaye mubi, yarahindutse. Ntabwo aba ari uba warihinduye, hari umwanzi uba waraje akamuteramo wa mwuka, akamuteramo ya mbuto. Birashoboka ukaba uje hano kuri Senga Ubohoke hari imbuto umwanzi yakubibyemo. Hari uburyo rero bwo kuranduka kw'iyo mbuto mu bugingo bwawe no mu buzima bwawe mu izina rya Yesu. Birashoboka ukaba uje kuri Senga Ubohoke hari indwara Satani yamaze kukubibamo akiciraho akagenda, akaba azi ngo izi ngizi nzimubibyemo zizashibuka mu bugingo bwe, zizashibuka mu nyama n'umubiri, mu bugingo biba kamere, mu mubiri akabiba indwara. Yego, dutandukanye ibintu. Mu bugingo ashobora kubiba kamere, mu mubiri akabiba indwara, mu mubiri akabiba ibintu bitandukanye, irari akabiba n'ibindi. Ndagusengera kugira ngo biranduke, kuko handitswe ko igiti cyose kitatewe na Data cyose kigomba kuranduka mu izina rya Yesu Kristo wapfuye akazuka. Tuvuye aho ngaho rero, ibitotsi bikomoka mu isi y'umwuka ni ibitotsi ushobora kuguranirwa. Tubonye ko Adamu yaraguraniwe mu gihe yarasinziriye, yakuwemo urubavu. Satani muri kamere ye akunda kwigana Imana. Ushobora gusinzira, ubwami bw'umwijima bukaza bukagukuramo amara, wabyuka ukumva ikibazo cy'amaramara mu maramara arakurya, ukibaza ngo ni ibiki. Kumva abadayimoni bakuvanyemo amara mu buryo bw'umwuka. Ntabwo bayadahamo ngo bayadahamo ngo bayavanemo, ahubwo tuvuga mu mwuka bavanamo ubuzima mu mara, mu gifu bakabavanamo ubuzima bw'igifu, bagasigamo urupfu rw'igifu, mu buryo bw'itekinika cyangwa se bw'amayoberane y'ubugome bwa Satani. Aho Bibiliya ivuga ngo amayoberane y'umugome n'ubu ariho kandi arakora. Satani akora mu buryo bw'amayobera. Abamuhishurirwa n'abamenye ibyaba yakoze nabo bariho umwuka w'Imana kandi bari maso. Ijambo ryavuze ngo abantu basinziriye, umwanzi yaraje biba urukungu aragenda. Icyo yabibye umwanzi usinziriye muri wowe, mu bitotsi bisanzwe, kiranduke mu izina rya Yesu. Rero mvuga ukuntu Satani ashobora kukuguranira usinziriye. Reka dusome nanone Abami ba mbere mu gice cya 3. Abami ba mbere, igitabo cy'Abami ba mbere mu gice cyaho cya 3 kuva ku murongo waho wa 16. Dusome mu izina rya Yesu. Bukeye abagore babiri b'abamaraya basanga umwami, bamuhagarara imbere. Umwe muri bo aravuga ati, Nyagasani, nabanaga n'uyu mugore mu nzu imwe. Bukeye turi kumwe mu nzu mbyara umwana, maze iminsi 3 mbyaye. Uyu mugore nawe abyara turi kumwe, nta mushyitsi wari kumwe natwe muri iyo nzu keretse twebwe ubwacu. Ariko nijoro umwana w'uyu mugore arapfa, azize yuko amuryamiye. Icyo gicuku arabyuka, nkura umwana mu gituza. Ubwo umuja wawe nari nsinziriye, amuryamisha mu gituza cye. Wa wundi wapfuye amuryamisha mu gituza cyanjye. Mbyutse mu museke konsa, umwana nsanga yapfuye. Ariko mu gitondo mwitegereje mbona atari umwana wanjye nibyariye. Undi mugore aravuga ati, oya, umuzima n'uwanjye, uwapfuye n'uwawe. Uwa mbere ati, oya, uwapfuye n'uwawe, umuzima niwe wanjye. Babivugira batyo imbere y'umwami. Nuko umwami aravuga ati, yemwe. Umwe agira ati, nuko umwami aravuga ati, yemwe
umwe agira ati umuzima niwe wanjye, uwapfuye ni wanjye, n'undi akagira ati oya, ahubwo uwapfuye ni uwanjye, umuzima ni uwanjye. Umwami aravuga ati nimunzanire inkota. Barayimuzanira, maze umwami arategeka ati uwo mwana muzima nimumucemo kabiri, igice kimwe mu gihe umwe, ikindi mu gihe undi. Nuko umugore nyina w'umwana muzima wari umufitiye imbabazi abwira umwami ati nyagasani, umuzima mumwihere wimwica nubwo bimeze biti. Ariko undi aravuga ati ahubwo bamucemo kabiri, mubure nawe mubure. Umwami aherako arategeka ati uwo mwana muzima ntimumwice na hato, mumuhe uriya mugore kuko ari wenyine. Reka tugarukiraho. Wumvise iby'aba bamaraya babiri, iyo ntabwo ari umugani, ni inkuru y'ibyabaye. Badamu babiri bari baryamye babana mu nzu imwe. Umwe arabyara, ngo haciyemo iminsi 3 mugenzi we nawe arabyara. Noneho bararanaga bakaryama hamwe. Noneho sasa inkuru ivuze yuko umwe muri abagore yaje kuryama aryamira umwana we arapfa. Apfuye aragenda acunga mugenzi we wari usinziriye, amukura mu gituza umwana we muzima, aramujyana, afata umwana wapfuye amushyira mu gituza cy'uwo mugore utari waryamiye umwana we, arigendera. Uyu mugore abyutse yitegereje abona umwana agiye konsa suwe. Abonye ko umwana agiye konsa atari uwe, ajya kwa mugenzi we aravuga ati mpereza mu mwana wanjye. Undi ati waya, uyu niwe wanjye. Bajya impaka, rubura gica. Rubuze gica, uru rubanza barujyana imbere y'umwami. Byibuka yuko ibi byose byakozwe abantu basinziriye. Kumbe ibi birakwigisha iki? Birakwigisha ko mu gusinzira kwawe Satani ashobora kugurana ubuzima bwawe. Badayimoni bashobora kukuguranira. Imbaraga z'abarozi zishobora kukuguranira. Zishobora kugurana zimwe mu ngingo zawe. Ukabyuka ugasanga wahawe igifu kitari kizima kandi wari usanzwe ufite igifu kizima. Ushobora kuryama ukabyuka ugasanga wahawe umugongo upfuye, urwaye, wari ufite umugongo muzima. Ushobora kubyuka ugasanga wahawe umutwe urwaye, wari ufite umutwe muzima. Niki wakora rero? Niki wakora igihe usanze waryamye, urabyutse usanga wagize umutwe urakurya, urabyutse usanze mu nda hakurya, urabyutse usanze watumbye uraturamangati cyangwa se inda iragereye iriya, urabyutse usanze hari impinduka zabaye mu mubiri wawe. Wikwiga gutekereza byinshi, menya ngo umwanzi yagucunze usinziriye muri ibyo bitotsi bisanzwe. Mu mwuka araza akora akazi kaguteramo indwara, arakuguranira. Uyu mubyeyi rero ijambo ryavuze ngo yitegereje abona umwana suwe. Hari abantu rero babyuka ariko bakaba badafite imitima ibona, badafite amaso y'imbere abona. Ugomba kuba ufite amaso abona y'imbere, mu bwonko, mu mutima yitegereza. Wowe uryamye ukabyuka, n'icyo ubona? Ese ni ibiki ubona mu buzima bwawe? Ibyo ubona byose se niko ari ibyawe? Ibyo ucamo byose se niko ari ibyawe? Imana iguhe kubona mu izina rya Yesu Kristo. Ndagusengera ngo uhumuke, ukanguke, umenye n'iki kiri kujya imbere mu buzima bwawe. Kanguka. Hari ibitotsi rero bindi, ibi navugaga bya bitotsi bisanzwe dusinzira twese. Hari n'ibindi bitotsi ubwami bw'umwijima bukubita umuntu mu bitekerezo no mu bwenge. Ibitekerezo by'umuntu bigasa nk'ibisinziriye. Ibyo nibyo navuze byo mu mwuka. Umutima w'umuntu ugasinzirizwa ndetse n'ibitekerezo bigasinzirizwa. Umva uko umuririmbyi aririmba ngo mukangutse uzinutse ibyaha. Uyu ni umuririmbyi wari warahishuriwe ko n'umutima w'umuntu bawusinziriza
mbari na kwa gusinzira gusanzwe n'umutima ubwami bw'umwijima bushobora kuwutera ibitotsi, ubwenge bushobora guterwa ibitotsi. Niki kiranga umuntu usinziriye? Umuntu usinziriye ntaba areba, umuntu usinziriye ntaba yumva, umuntu usinziriye ntacyo abasha gukora. Mu mwuka rero hari ibyo bitotsi bashobora kugutera, Satani akabiguteza mu bugingo, ntube ubasha kubona na gake imbere hawe n'inyuma bitewe n'uko usinziriye. Umuntu usinziriye nanone ikimuranga ntabasha kugira icyo amenya kiba kiri kujya imbere. Ushobora guterwa ibyo bitotsi ntugire ibyo umenya, ntumenye n'iki kiri kujya imbere mu buzima bwawe, burimo burava he, burimo buragana he, ntumenye ese ibyo nkora, ibi ngenderamo mbikora kubw'ibihe mpamvu, ese kubera iki, ntumenye iyo uva n'iyo ugana, ntumenye ibyo ukora n'impamvu bikora, ntumenye ibyo ucamo n'impamvu bicamo. Ibyo ni ibitotsi uba wahasunikiwe by'abadayimoni, ni ibitotsi byo mu mwuka ubwami bw'umwijima busunika bikarenga bya bitotsi usanzwe usinzira uryamye kuri matera yawe cyangwa mu buriri bwawe, ahubwo wowe ukaba warasinzirijwe bya bitotsi byo mu bugingo cyangwa byo muri we mw'imbere. Umuntu harimo ibyiciro bibiri: hari umuntu w'inyuma witwa umubiri, hakaba umuntu w'imbere witwa ubugingo, umwuka w'ubugingo. Hari umuntu w'imbere witwa umwuka w'ubugingo, hari umuntu w'inyuma witwa umubiri. Bya bitotsi by'umubiri rero uko bigufata ntubashe kumenya aho uri, ntubashe kumva, ntubashe kubona ugasanga wasinziriye. Niko n'ibitotsi byo mu mwuka bifata umuntu w'imbere. Mu bitekerezo umuntu ntabashe kumenya aho ava n'aho agana. Mu bugingo nta muntu ntabashe kumenya ngo ndava he ndagana he. Ibyo ni ibitotsi rero kenshi na kenshi isi y'umwijima isinziriza abo mu isi bose. Ntabwo bituruka ku Mana, bisunikwa na Satani kugira ngo muri wa mugani Yesu Kristo yavuze w'abakobwa 10 bari bategereje muri Matayo 25, bari bategereje umukwe bose. Bakobwa 10 bategereje umukwe bose. Agaragaza kimwe cya kabiri cy'abakobwa b'abanyabwenge 5 n'abandi banyabwenge n'abandi biswa bapfu. Abakobwa 10, itsinda rimwe ry'abanyabwenge, itsinda rya kabiri ry'abapfu. Bose barasinziriye bategereje umukwe. Kanguka mu izina rya Yesu Kristo risumba amazina yose. Ntarakomeza kugira ngo nkomeze muri jambo, ariko reka nkomezeho gatoya. Tubonye ko rero muri ibi bitotsi, ibyo bitotsi umuntu asinzirizwa mu bugingo, asinzirizwa mu bwenge, asinzirizwa mu mutima, bishobora gusunikwa n'imbaraga z'abarozi bakagusinziriza, bakuroze uburozi bwitwa ibihubiko. Hari uburozi bwitwa ibihubiko, uwabikuroza akabugusunikira umera utyo. Biba bisunitswe n'imbaraga z'abadayimoni, biba bisunitswe n'imbaraga z'umwijima. Ibuka ko Satani adashobora gukora adafite abakoresha, abitwa abana b'abantu. Abo bana b'abantu rero bashobora kugukubita ibyo bitotsi ntugutekereza iyo uva n'iyo ugana. Ntiwite ku gihe cyawe, ntiwite ku minsi yawe, ntiwite ku myaka yawe, ntiwite ukabaho nta kintu witayeho mu buzima, no ukaba uri no stress. Muri make nta kintu witaho mu buzima. Ntiwita ku myaka yawe, ntiwita ku gihe cyawe, ntiwita ku byo ucamo n'ibyo unyuramo ngo ugire ishyaka ryo kugira icyo wakora kuri ibyo bintu urimo uracamo cyangwa urimo uranyuramo. Ntugire ubushake bwo kuvuga ngo reka mpatane ndebe ko ibi bintu bihinduka. Bamwe muri bo usahara abantu bamwe baba bameze batyo, baba barasinzirijwe, barakubiswe ibitotsi by'abadayimoni mu buryo bw'umuntu w'imbere. Wa muntu usanga ibintu
bimucanga bimuyobera, atazi yava niyagana, atazi ibyacamo n'ibyo anyuramo n'impamvu z'ibyo byose. Ugasanga aho yigunze ari umunyamibabaro n'umunyagahinda n'umunyentimba gusa. Ugasanga yaranze abantu, yaranze n'Imana. Uwo muntu aba arasinzirizwa ibitotsi by'imbaraga z'umwijima. Uwo muntu akeneye gukangurwa mu buryo bw'ubugingo. Uwo muntu aba akeneye gukangurwa mu buryo bw'umwuka. Noneho rero sasa icyo ni ikindi cyiciro kindi ngaragaje cy'ibitotsi bindi biri aho ngaho. Ariko bya bitotsi bya mbere bisanzwe mwabonye yuko umwanzi ashobora kukuguranira zimwe mu ngingo, bumwe mu buzima ashobora kukuguranira, ashobora kukwiba, ashobora kukuriganya. Dore intandaro ya bamwe yo gusinzira ibitotsi, bya bitotsi uburyo ugisinzira ugakanguka wumva utazi aho wari uri na gake, ukumva ni nkaho uvuye kure cyane. Ibyo bitotsi ni ibitotsi bya Satani, ibyo bitotsi ni ibitotsi by'abadayimoni. Bamwe muri mwebwe mu babirota, abadayimoni baba batwaye cyangwa abarozi baba batwaye, bakarara babakoresha ijoro ryose, bakakugarura muri wa mubiri wawe. Baba bacomoye mu mubiri, bagucomora mu mubiri bakakujyana, bamara kujyana bakarara bagukoresha, bakongera bakakugarura bakwinjiza muri wa mubiri wawe. Niyo ntandaro yo kumva ari nkaho uvuye kure cyane, ahantu utaruye, utazi nawe. Wakurura ibyo waba warose ugasanga wapa, ariko ukibuka hari ibintu warose ariko nta na kimwe wibuka. Dore ibyo ni ibitotsi by'imbaraga z'umwijima. Abarozi baba baje bagashyiramo ibyabo, cyangwa abakozi ba Satani bagashyiramo ibyabo, hanyuma bakagenda bagakoresha spirit yawe mu isi ya zaro, cyangwa bagakoresha umwuka wawe mu isi y'indi myuka, bakongera bakakuzana bakagucomeka mu mubiri wawe, ukitwa kukangutse ariko uvanywe mu masi yandi y'abadayimoni, cyangwa se y'ubwami bw'umwijima ruri murakoreramo. Imbaraga z'umwami Yesu zikubohore mu izina rya Yesu Kristo. Na wa wundi kandi usinzirijwe ibitotsi twavuze bindi bya kabiri biva mu bwami bw'umwijima, byo ngibyo byo mu bugingo, aho umuntu asinzira. Ibyo bitotsi rero ntibisaba kuryama. Ibyo navugaga rero byo mu bugingo ntibisaba kuryama. Ushobora kuba rwose uryama bisanzwe byo gutyo, ariko ubwami bw'umwijima bwagukubita ibyo bitotsi, ntumenye iyo uva ntiyugana, nturebe imbere hawe ntuhabone, n'inyuma ntuhabone, kuko urasinziriye. Igihe cyawe, imyaka yawe ntuyiteho, igihe cyawe ntukiteho. Ibibazo byucamo ntibigire icyo bikubwira ubwabyo. Ntunavuge ati muri ibi bibazo byinshi, muri izi ntambara nyinshi, reka mpaguruke nshaka Imana, reka mpaguruke ndebe ko Imana yantabara. Aho ukicara ukarambya, ukumva ko ibintu ari ibintu bizikora, cyangwa se ariko byakozwe, ariko ari byo wagenewe. Ibyo ni ibitotsi by'abadayimoni, ni ibitotsi by'imbaraga z'umwijima. Ugasanga umuntu aricaye akumva yuko mugomba gushaka we atarimo, ariko Imana yabitegetse, ariko Imana yabigize gute. Ukazireturuva igihe cyo gusengera ibyo wagombaga gusengera, igihe cyarakujyanye bitagishobotse. Ugasanga indwara iraje kwinjiyemo, urayibanye, utangiye uyifata nk'ibisanzwe, uvuga ngo izacyura, ntugire icyo ubikoraho, ntuhaguruka ngo usenge. Ukazagira aho wireturuva indwara itagikize, ugiye kurambana nayo by'ibihe byose, kuko wasinzirijwe. Ubundi muri kamere y'imbaraga za Satani, iyo Satani amaze gukora akazi mu muntu, kugira ngo wa murimo yakoze muri wowe, niba ari indwara yateye muri wowe, niba ari inyatsi yagushyizemo, niba ari ikibazo runaka yaguteje, kugira ngo utagisohokamo, akunze kuza agateza ibyo bitotsi. Noneho biza bikamera nk'agahuge, ugasanga urahuze, ariko ugiye mu bintu bidafite shinge na rugero, ahubwo ari ibitotsi wahawe mu buryo bw'ubugingo bigusinziriza, kugira ngo utamenya icyo umwanzi yakoze, cyangwa se utagira ubushake busohoka muri cya kibazo umwanzi yateje ku buzima bwawe. Ukuboko kw'Imana kukurengere. Reka dusome ijambo tubona mu Befeso, hanyuma dusoreza aho ngaho. Abefeso igice cya 5 umurongo wa 14. Twavuga byinshi ariko tuzakomeza ubutaha.
Abefeso igice cya 5 umurongo wa 14 handitse ngo, Abefeso 5 umurongo wa 14 handitse ngo, nicyo gituma bivugwa ngo usinziriye we kanguka, Kristo abone uko akumurikira, kuko nuko mwirinde cyane uko mugenda mutagenda nk'abatagira ubwenge, ahubwo mugende nk'abanyabwenge, mucunguze uburyo umwete kuko iminsi ni mibi. Nuko ntimukabe abapfu, ahubwo mumenye icyo umwami wacu ashaka. Umvise iby'iri jambo riravuze ngo nicyo gituma bivuga ngo usinziriye we kanguka uzuke. Wowe umaze igihe usinzirijwe ibitotsi bya kirozi, ibitotsi by'imyuka mibi, ibitotsi by'abadayimoni, iri jwi rirakubwira ngo kanguka ubone kuzuka. Kanguka hagire ibizuka muri we byapfuye. Kanguka hagire ibibaho bitakiriho mu buzima bwawe. Hari ibyo umwanzi yishe, nk'uko twabonye wa mubyeyi w'umumaraya yakangutse agasanga umwana we bamuryamishije mu gituza ni umupfu, ariko kuko akangutse agahita aburana akadekarara, agashinga urubanza rwo kugira ngo agarure umwana we muzima. Nawe urasabwa gukanguka kugira ngo ibyapfuye byongere bibeho. Ibyapfuye nutabiburanira, nudaharanira uburenganzira bwawe bwagize gute bwa Satani yishe, Satani yakwanye yakwimye, nutabuburanira arabwica burundu. Urasa reka nkubwire, rega ntabwo Satani ahubwo afite n'ubushobozi bwo kwica cya kintu Imana yaguhaye cyangwa yagushyizemo. Icyakora bwo arakuguranira. Uyu mumaraya ntabwo yishe uriya mwana wa undi, ahubwo icyo yakoze yaguraniye mugenzi we. Afata umwana we wari wapfuye amushyira mu gituza cye, umuzima aramwitwarira. Ngo kuko Satani akora, araza akaza akaguha icye, none akagutwara icyawe akaguha icye. Araza akaguha igifu kirwaye akatwara ikizima. Araza akaguha impyiko zifite ikibazo inzima akazitwara. Araza akaguha icyangiro igikundira akagitwara. Araza akaguha ibibazo ibisubizo akabitwara. Kanguka rero, iri jambo riravuze ngo kanguka. Jambo rya mbere, kanguka uzuke. Kristo abona uko akumurikira. Kristo aragira ngo akumurikire, akuvana hure muri ibyo bibazo, akuvane muri izo ntambara, akuvane muri uru rwego akujyane mu rundi rwego. Biragusaba rero kugira ngo ukanguke kugira ngo akumurikire Kristo. Kandi kabira akavuga ngo irinde uko ugenda, irinde uko ubaho, irinde uko uvugana n'abantu n'uko ubana n'abantu, irinde uko ugenda, irinde mu byo ukora. We kugenda nk'udafite ubwenge, ngo gucunguza uburyo umwete. Wipfusha igihe cyawe ubusa, wipfusha igihe cyawe iminsi yawe, wipfusha igihe cyawe uvuga ngo uburana n'abakuvuga, wipfusha igihe cyawe ujya kwisobanura, wipfusha igihe cyawe ushaka kwemeza abantu. Icyo gihe cyawe gikoreshe neza, uhamagara Imana, usenga Imana, wegera Imana. Kanguka mu izina rya Yesu. Imana amahoro ikugirire neza. Ndagusengera kano kanya kugira ngo biciye muri iri jambo umwuka wera akangura umutima wawe, umwuka wera akangura ubwenge bwawe, umwuka wera akangura intekerezo zawe, umwuka wera gutandukanya n'ibitotsi bya bindi bya nijoro Satani yivangamo. Kandi ibyo Satani yivangavanzemo akakubibamwo urukungu rwe akagenda. Ndatura ngo urwo rukungu ruranduke muri wowe mu izina rya Yesu Kristo risumba amazina yose. Ndatura ngo ibitotsi byose bya kirozi bikurimo biguturembukemo mu izina rya Yesu Kristo risumba amazina yose. Ndatura kugira ngo buri ngaruka zose wahuye nazo ziterwa n'ibitotsi by'umwuka, umuriro w'Imana uzitwike, marayika w'Iteka gutumya gutandukanya n'izo ngaruka mu izina rya Yesu. Subizwa icyawe kizima umwanzi yagutwaye mu izina rya Yesu Kristo. Subizwa
icyawe kizima, subizwa umubiri wawe muzima mu izina rya Yesu Kristo, subizwa icyawe kizima cyose udafite kano kanya mu izina rya Yesu Kristo risumba amazina yose. Urakoze mwami kutabaye abantu bawe. Imana ihabwa icyubahiro, Imana ishyirwe hejuru, iragutabaye, iragukanguye. Nawe shyiraho akawe, ufata igihe cyo gusenga, ufata igihe cyo kwegera Imana, ufata igihe cyo kuburana ibyawe ubona byapfuye cyangwa se waguraniwe mu izina rya Yesu Kristo. Ndakwaturaho kugira ngo Uwiteka kugarurire icyo waguraniwe, wongere usubirane icyawe bwite mu izina rya Yesu Kristo, wabanga agapfa kazuka. Amen, amen. Shalom, shalom. Duhe subscribe wowe ufashijwe n'ijambo ry'Imana, kandi usangiza abandi bantu iri jambo ry'Imana. Imana ibagirire neza. Mwari kumwe na Pastor Justus. Shalom, shalom.